Nongeye kubashuhuza abakunzi bacu, kandi mbashimira uburyo duhuriye kuri iyi channel yacu kugira ngo twongere tuganire. Muri iyi minsi rero hamaze iminsi y'inkundura ijyanye na certificate za AI, aho buri mukozi wa leta wese yasabwaga kuyikorera cyangwa se kuzikorera kugira ngo azishyire muri system. Rero hamaze iminsi hibazwa ibibazo byinshi ngo ese umuntu akeneye zingahe ndetse nizihe kugira ngo zijye muri system. Uyu munsi rero ngira ngo bamaze gukuraho urujijo kuko bamaze gutangaza certificate zikenewe kuri buri rwego rw'abakozi. Ngira ngo mu itangazo basohoye bahereye bavuze ku bakozi, bavuze ku barimu, bavuga ku baganga ndetse no ku bashoferi. Rero turahera ku barimu aho bavuze certificate bakeneye, bavuze ngo abarimu bose dore amasomo ngaya bakeneye. Irya mbere ni course 1 nkuko batanze ya malinki, batanze link enye, ariko abarimu ngo bakeneye course 1 ariyo bakuramo AI literacy. Iyi AI literacy niyo certificate iri buze kuva muri course 1, ikaba ariyo abarimu bakeneye. Hanyuma bakaza bagasoma na course ya gatatu ariyo irimo 1 million prompters, ndetse bakongeraho course ya kane harimo introduction to artificial intelligence. Ngira ngo abarimu nkuko mbivuze ni eshatu bakeneye. Iya mbere ni AI literacy iri muri course 1, bakanakenera 1 million prompters iri muri course ya gatatu, noneho bakanagira introduction to artificial intelligence iri muri course ya kane. Impamvu rero ngo arizo bakeneye, icya mbere ngo abarimu bakeneye gusobanukirwa AI uko ikoreshwa mu myigishirize n'ikoreshwa rya prompt mu gutegura amasomo, examen n'imfashanyigisho. Mbibutse ko prompt ni cya kibazo umuyuza cyangwa se umuntu yandika muri AI arimo abaza, nicyo cyitwa prompt. Hanyuma kandi bakavuga ngo course ya gatatu ibafasha kumenya uko babaza AI neza cyangwa se prompting. Hanyuma ngira ngo numva ibyo abarimu bakeneye ntago mwongera kubyibaza cyane. Hanyuma barongera bavuga kandi ku baganga ngo abaganga n'abakozi b'ubuzima amasomo abakwiriye ni aya ngaya. Irya mbere nabo ni course 1 aho bazakuramo AI literacy, noneho bakanasoma course ya kane irimo introduction to artificial intelligence, ndetse na course ya kabiri irimo understand how AI impact you and your government. Aya masomo nayo niyo abaganga bagomba kwiga uko ari atatu, ni course 1, course 2 ndetse na course ya kane irimo introduction to artificial intelligence. Abandi bantu rero nanone bavuzeho ni abashoferi. Abantu benshi ntago biyumvishaga ko n'umushoferi wo mu muhanda nawe akeneye kumenya AI, ariko hano babisobanuye neza cyane. Nawe bamwereka amasomo agomba gukurikirana muri AI kugira ngo nawe agire izo certificate, noneho azishyire nawe muri system nk'uko n'abandi bakozi ba leta bose bazisabwa. Abashoferi rero ngo amasomo yabo nabo abakwiriye ni aya ngaya, ngo ni course 1 aho nabo bakuramo AI literacy, course 2 irimo understanding how AI impact you and your government. Hanyuma ngira ngo abashoferi bo bavuga ko amasomo yabo ari abiri yonyine. Ibya mbere nibyo maze kuvuga haruguru, AI literacy iri muri course 1, bakanagira understand how AI impact you and your government iri buboneke muri course ya kabiri. Impamvu yabyo rero hano hasi barasobanura impamvu ngo abashoferi bakeneye gukorera izo certificate. Iya mbere baravuga ngo AI ikoreshwa muri GPS. Nkuko tubyibuka, iyi GPS ni Global Positioning Station, cyangwa se ni yerekana ahantu umuntu ageze cyangwa se ahantu umuntu ari. Ikindi ngo ibafasha gukoresha traffic systems, nari amasysteme akoreshwa mu muhanda. Ikindi nanone ngo aya masomo abafasha nanone kumenya uburyo kamera, ziriya kamera z'umutekano ndetse n'imodoka zigezweho bikora. Ni kuvuga ngo ziriya kamera zo mu muhanda
zicunga umutekano w'imodoka cyangwa n'ibindi binyabiziga mu muhanda, uburyo zikoramo zikoresha AI. Na niyo mpamvu n'abashoferi nabo bagomba kumenya imikorere yazo, ndetse ngo bakanamenya uko imodoka zigezweho zikora. Mbibutsa kandi ko u Rwanda ruri mu gutegura ko mu myaka iri imbere naho hazaza ziriya modoka zitwara, cyangwa se ziriya modoka zitagira abashoferi. Ngira ngo rero aya niyo masomo bavugaga ya seritifika za AI buri rwego rw'abakozi rukeneye. Rero abantu bari bafite urujijo kuri bino bintu, bibaza ngo ese mu by'ukuri ntabwo narengeje umubare w'izikenewe, ese ntabwo mfite nkeya wenda ku zo bakeneye. Ahangaha birasobanutse ko buri rwego rwagiye rwumva izo rukeneye. Ndabashimiye rero ko mwadukurikiranye, kandi nanabasaba gukomeza kudushyigikira. Mwari kumwe na Alphonse Ndagijimana, umunywanyi wanyu nk'uko bisanzwe. Murakoze.